niyo mpamvu imyaka igenda igahita nandekure, niyo mpamvu ibihe bigenda bisimburana hakankomeza uwamamakaye ndabizi neza kwazangezayo. Hari igihe ncibwa intege n'uburebure bw'urugendo, hari igihe ncibwa intege n'amajwi ya Satani. Ariko iyo nibutse ko Yesu ari we washyizeho inzira, numva imbaraga mu mutima wanjye, nkagira ibyiringiro uru rugendo ruzarangira, nkagira ibyiringiro ko uru rugendo ruzarangira.